hindura imikorere, hindura imivugire, hindura uburyo ubaho butanezeza abantu gusa ahubwo unezeza Imana. Yego Yesu ashimwe. Bene data, tugiye gusangira ijambo ry'Imana, abari kure, abari hafi, abari mu Rwanda, hanyuma n'abari mu mahanga, mukaba mufashe umwanya wanyu kugira ngo mukurikire ubutumwa bwiza mu ijambo ry'Imana. Munyemerere tubanze twibwirane, hanyuma tunasenge, hanyuma tuze gukomeza no kuganira ijambo ry'Imana. Nitwa Jean Paul Nzaramba, ndumuvugabutumwa mu itorero rya ADEPR, nkorera muri paruwasi ya Nyarugenge. Ndubatse, mfite umugore, mfite n'abana 4, mfite abahungu 2, mfite abakobwa 2. Hanyuma turashimira Imana ko yabanye natwe, ndetse no muri bibi ikomeje kubana natwe, nihabwe icyubahiro. Dusenga Imana rero, hanyuma dusome ijambo ry'Imana, dukomeze tunaganire. Mana Data, turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimiye ubuntu bwawe bwinshi watugiriye, utuha umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo aze kuducungura. Tugushimiye agakiza waduhaye ku buntu, tugushimiye umurimo watugabiye, tugashimiye ko wakomeje no kuturindira muri uwo muhamagaro. Muhabwe icyubahiro Mwami. Tugushimiye ko bene data bose wabarinze, tugushimiye itorero ryawe, igihugu, imiryango yacu, ingo zacu, wagiye ubana natwe umunsi ku munsi. Muhabwe icyubahiro muri byose Mwami wacu. Turi muri uyu mwanya rero tugiye kuganira ijambo ryawe, turakwinginze ngo uzubane natwe, ntaba ari twe ahubwo izina ryawe Data aba ryo rihabwa icyubahiro. Uduhe ibihe byiza mu ijambo ryawe, kandi umuntu wese ugiye gukurikira ijambo ryawe nawe umuhe umugisha, kandi rimugirire umumaro, kandi riduhe ibihe byiza, rituzure, riduhe imbaraga, kandi rikomeze kuduhanira gukiranuka kugira ngo tuzumve imanda y'Umwami wacu Yesu. Urakoze kuduha ibihe byiza muri uyu mwanya mu izina rya Yesu, amen. Dusome ijambo ry'Imana rero riri mu Byakozwe n'Intumwa, ni ibice 10. Dusome umurongo wa 34 tugeze ku murongo wa 35. Ibyakozwe n'Intumwa, dusome ibice 10, umurongo wa 34 tugeze ku murongo wa 35. Niyo magambo tugiye gusangira. Imana ishize ku mutima wanjye, wowe uri hano mu Rwanda, wowe uri mu mahanga, ahantu hose uri, wumva icyo Imana ishaka kukuganiriza mu ijambo ryayo. Kandi Mwuka Wera arusheho rwose twese kudusanga no kutwigisha no kudusobanurira no kuduhishurira kugira ngo tumenye ubushake bw'Imana. 34 kugeza kuri 35. Byakozwe n'Intumwa ibice 10, umurongo wa 34 tugeze kuri 35. Haravuze ngo Petero aterura amagambo ati, ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Amen. Ayo niyo magambo numva tugusome n'ayandi Imana iribuze gukomeza kuduha ijambo ryayo n'ubundi, ariko ndifuza kuvuga ijambo rivuga kwemerwa n'Imana. Niyo jambo numva nshaka tuganira, hanyuma Imana itugirire neza, kubera ko ni ikintu gikomeye, ni ijambo ry'ingenzi, kubera ko intambara abantu benshi barwana, guhirimbana abantu bahirimbana, uburyo ubona abantu bashashana hirya no hino, ubona ko abantu benshi bifuza ko abantu babemera, cyangwa se aho bari babemera, mu muryango umuntu yakwemerwa, mu itorero hasengera, cyangwa se mu idini aho ari yakwemerwa. Ariko ndifuza ko uyu munsi umaze kwakira ubutumwa bwiza, uri buze kuza gutegura umutima wawe kugira ngo urebe ko Imana iwemera, cyangwa se waharanira kwemerwa n'Imana. Ni amagambo rero uri buze kuza n'ubundi gufata umwanzuro wenyine, cyangwa kuza kubitekerezaho neza, kubera ko abantu bari mu mirimo hirya no hino, mu madini cyangwa mu matorero, ubona ko abantu bashiramo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo abo bari kumwe babumve neza, abo bari kumwe babakire neza, ariko bakibagirwa yuko nyuma y'abantu, cyangwa se nyuma y'abo bantu babareba, hari Imana wari ukwiye nawe kwereka umutima wawe kugira ngo Imana iwemere. Imana igufashe rero, kandi Imana ikugirire neza. Kandi nibyo, kubera ko mu madini habamo ikibazo gikomeye, no mu matorero harimo ibibazo bikomeye, ahantu hose abantu bari hari ibibazo bikomeye cyane. Ndagira ngo mbabwire ko hari ibibazo bikomeye. Ndifuza rero ko uza gusobanukirwa n'icyo cyane. Kandi ndagira ngo mbabwire ko kugira ngo Imana ikwemere, ntibisaba ko waririmbye cyane, ntibisaba ko wabwirije cyane,
ntibisaba ko umaze igihe kirekire mu itorero cyangwa se mu idini yawe usengeramo, ntibisaba imyaka myinshi cyangwa imyaka mike, si icyo. Ntibisaba ko wabaye pasiteri cyangwa wabaye umuvugabutumwa cyangwa se umuhanuzi. Ibyo ni ibintu bito cyane, ibyo ni ibintu bito cyane. Ikintu bisaba kugira ngo Imana ikwemere. Petero aragisobanuye arimo kukivuga kwa Korneliyo, aravuze ngo menye neza ko Imana itarobanura ku butoni mu mahanga yose. Umuntu wese ukora ibyo gukiranuka, umuntu wese wubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, uwo muntu niwe Imana yemera wenyine. Ubyumve neza, umuntu uyubaha agakora ibyo gukiranuka, uwo niwe Imana yemera. Ushobora kuba utekereza ko Imana yakwemera biciye mu izindi nzira, nta wundi muyoboro Imana yakwemereramo, nta bundi buryo Imana yakwemereramo, nta n'ikindi wakora yewe ngo Imana ikwemere. Bibiliya irabisobanura, kugira ngo ikwemere nuko uyubaha ugakora ibyo gukiranuka. Nicyo, nta kindi uri buzanemo, nanjye ndi buzanemo, ntacyo. Niba uvuga ngo navutse mu nzu y'abarokore, ntibihagije. Papa na mama niba bakijijwe, wowe uri umwana wabo, ntiwakwitwara uko ushaka ngo Imana ikwemere kubera mama na papa. Ntibiba, nuko ubwawe uyubaha hanyuma ugakora n'ibyo gukiranuka. Ibyo nibyo bituma Imana yakwemera. Ndimo nakubwira ijambo rivuga ngo Imana ikwemere. Kugira ngo ikwemere nicyo. Reka sobanura ijambo gukiranuka kugira ngo byumve. Gukiranuka ushobora kwibaza ngo uyu muvugabutumwa Jean Paul ntari musige mu rungabangabo. Gukiranuka ni iki? Gukiranuka ni ijambo rifite ubusobanuro butari bunini cyane. Nusoma Yohana wa mbere 3:4 hasobanura gukiranuka. Birasobanura gukiranuka ni ukwanga ubugome. Urabijyanisha n'ijambo riri mu Baheburayo igice cya mbere umurongo wa 9. Bibiliya iravuga ngo kuko wakuze gukiranuka ukanga ubugome, nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima ikakurutisha bagenzi bawe. Gukiranuka ni ukwanga ubugome. Yohana wa mbere 3:4, ubugome ni icyaha. Kwanga ubugome, definisiyo y'ubugome ni icyaha. Gukiranuka ni ukwanga icyaha icyo ari cyo cyose. Nicyo bita gukiranuka. Hanyuma gukiranuka rero nibyo bituma ushobora kuba mu gihugu Imana ikwemeramo. Bibiliya ivuze gute? Kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome. Ubugome ni icyaha nibwo bugome. Yohana wa mbere 3:4. Ubugome ni iki? Ni icyaha nibwo bugome. Niko uwo murongo uvuga. Gukiranuka rero ni iki? Ni ukwanga icyaha. Icyaha ni iki? Ni ikintu cyose gitandukanye n'ubushake bw'Imana, kibe kinini kibe gitoya, n'akantu akariko kose kajyana ku cyaha. Iyo umutima wawe wagambiriye mu mutima kwanga icyaha kugira ngo utagikora n'iki, hari uburyo bwinshi ushobora no kugihunga no kwiruka mu gihe ari ngombwa. Nimwibuka Yosefu se ari mu cyumba n'umugore ari babiri, kugira ngo adakora icyaha yarirutse arahunga, aravuga ngo ndabona ngiye gukora icyaha, ariruka asiga umwenda. Iyo ari ngombwa rero ahantu uri gukora icyaha ntujyayo, urahahunga ukahazibukira kugira ngo ukore ibyo gukiranuka. Mwene data, mushiki wanjye, urashaka ko Imana ikwemera? Ntiri bukwemere biciye mu idini yawe, ntiri bukwemere kubera ko ufite imirimo myinshi. Kuko abanyedini bo bagengwa n'idini, bagira n'amategeko y'idini. Ko bona idini riyobora abantu, ugasanga umuntu yubatse izina ariko nezeza idini. Ariko iyo umuntu yubatse izina kugeza ubwo aba umwizerwa w'idini, uba ufite ikibazo gikomeye, kubera ko ntabwo iyo wabaye umwizerwa ku idini, icyo bita ko umwizerwa ku idini ni mu byumvi, ni uburyo ushobora kuba uzi gahunda zose z'idini kandi uzikiranukaho. Bivuga iki? Uzi ngo amateraniro atangira aya masaha ntubikererweho, uzi ngo bayobora iyi saha ukabyubahiriza. Twebwe nk'abakozi b'itorero ukamenya ngo bigenda gute, bikagenda gute. Ukazasigara uri umukozi w'idini ariko utaraba umukozi w'Imana.
ugasigara uri umuyoboke wa korari ariko utaraba umuyoboke w'Imana. Ugasanga wabaye umuyoboke wa groupe de prière, ugasanga uri mu itsinda ry'iyo groupe ariko utaraba mu itsinda ry'abakiranutsi b'Imana. Kubera iki? Kubera ko ibintu byose by'idini uzi kubikora, ibintu byose by'idini urabyubahiriza, icyo bita kuba umwizerwa w'idini ariko utaraba umwizerwa w'Imana. Imana rero nigufashe kandi Imana ikugirire neza. Bibiliya iravuze ngo ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka, uwo nguwo ni Imana yemera. Imana nigufashe kandi Imana ikugirire neza. Mwene data, ndimo ndavuga iki? Ndimo ndavuga ngo Imana nigufashe, Imana nifashe, Imana twese nidufashe, hanyuma aho turi mu gihe tumaze, ariko haranira gutunga umutima, haranira umutima, shaka umutima kugira ngo Imana ikwemere. Ibintu byose turimo gerageza ube mu bantu Imana yemera, ube mu bantu Imana nubwo abantu batakwemera ariko Imana ikwemere. Byakumarira iki abantu bakwemeye Imana itakwemera? Byakumarira iki abantu bagushize hejuru bakakurata ariko Imana itakurata mu bantu Hari impamvu zituma abantu banezeza Imana, ni kugira ngo ubuzima bwabo bukunde, ibintu barimo bishoboke. Yego, kugira ngo ejo aramuke, icyo bita guhemuka ariko nkaramuka, icyo bita kunezeza abantu ariko ejo abana bakomeze bigi batazabura minerval, ejo abana batazabura ibiryo, ejo ntazabura amafaranga y'ubukode. Nta kibazo, uriya muntu nindeka gukora ibi ngibi azanjugunya, ariko abantu bakujugunye Imana itakujugunye wabiki. Hanyuma abantu bagukikiye, abantu bakakwemera Imana yakujugunye, byose bizagenda biti? Haranira kwemerwa n'Imana. Imana nigufashe kandi Imana ikugirire neza, kandi ugerageze mu buryo bwose, mu buzima bwose, muri situation zose, haranira ko Imana ikwemere. Reka mbabwire abantu abangahe Imana yemeye, hanyuma tuze no gufata umwanya wo gusenga turasoza. Umuntu wa mbere muze gusoma Yobu igice cya 42 umurongo wa 8. Nimubona umwanya, Yobu igice ni cya 42, dusome umurongo wa 8. Hanyuma wowe umurikiye uze kuza gufata umwanya nawe aya makuru uze kuza kuyasoma witonze, kugira ngo wumve Yobu ari mu bagabo Imana yarasi iranamuvuga mu izina, iramuvuga rwose Yobu ko Imana yamwemeye. Yobu 42 umurongo wa 8. Yavuze no muri iyo nyito rwose kimwemere, muri iyo nyito rwose iyo nkoresheje. Reba Imana yaremye ijuru n'isi, reba imbaraga zayo. Niba uri hano muri Afrika, niba uri muri Amerika cyangwa se ahantu hose uri, reba urugo urimo, reba agace uherereyemo, ahantu utuye, reba Imana ikuvuze mu izina kikwemera. Ni ukuri nubwo abantu baba baguseka, ariko Imana ivuze ko ikwemera, waba uri umuntu w'igiciro gikomeye mu maso y'Imana. Imana nigufashe kandi Imana reba Imana yatuye amagambo ikavuga ngo Jean Paul ndamwemera, runaka ndamwemera. Waba ufite umutima, uwo mutima waba ari umutima utangaje. Icyaba mwene data mushiki wanjye ukagira umutima Imana yemera. Iyo mu 42 wumve ayo magambo buryo Imana yayavuze. 42 umurongo duhere ku murongo yego wa 8. Aravuga ngo nuko rero mwishakira ibimasa. Imana yabwiraga abagabo batatu ba Elifazi na Bildadi ugiye bari bamaze kumuseka. Aya magambo ni Imana yababwiraga, ni Imana yarimo kubabwirabo. Irababwira ngo nuko rero mwishakira ibimasa 7 n'amapfizi y'intama 7, maze musaga umugaragu wanjye Yobu, mwitambira igitambo cyoswa, kandi umugaragu wanjye Yobu azabasabira kuko ari we nemera. Imana yabicyubahira. Ni uzabasengera kuko wenda mwemera, ariko wowe Elifazi na Bildadi simbemera kubera ibigambo mwavuze umugaragu wanjye, kuko ari we nemera. Uyu mugabo rero uyu mugabo Imana imwemeye nyuma y'ibiki? Imwemeye nyuma y'ibibazo yaciyemo. Reka mubwire, ushobora gutekereza ngo ariko ni Jean Paul arimo kuvuga ibiki? Jean Paul ashaka kuvuga ngo Imana inyemere nshonje, Imana inyemere abana baburara,
Imana inyemere abana babuze minerivare, Imana inyemere imyenda y'umugore yarashize, yego Imana ikwemere ibyo kurya byashize mu rugo, yego Imana ikwemere imyenda yacitse, nibyo Imana ikwemere Imana inyemere barimo kurwanya mu muhamagaro utavuga ibigambo byinshi, Imana ikwemere ibitero by'abadayimoni ari byinshi, Imana ikwemere ubwayo yakugerageje, hari igihe itugerageza ariko nabwo ikwemere. Yahuye n'ibiki? Uze gusoma Yobu 8. Uze gusoma Imana irimo kurata Yobu. Iramurata, iramubwira ngo Satani uvuye he? Ngo mvuye kuzerera mu isi no kwitambagiramo. Iramubwira ngo barebye umugaragu wanjye Yobu uburyo bwo gukiranutse. Reba yakore uvuga ubuhamya ariko ubu Imana iciye muri quartier y'iwanyu ikabwira Satani ngo wabonye nyira runaka na runaka uburyo bwo gukiranutse yirinde ibibi. Imana icyama Imana ikajibwira Satani, ikajibwira umutima wawe uburyo ari mwiza. Yaburate kuba mwiza, uri Satani yaburate kuba mwiza, yaburate n'ibindi bintu byose wamuhaye, abana beza, imikumbi, imirima, Imana aramubwira ngo Satani umva neza, ntabwo Yobu akiranuka kubera ibintu, Yobu ntakiranuka kubera ibintu, nubwo byaba bitariho Yobu ndamwizeye yaba umukiranutsi. Kandi aragenda ibintu byose arabikubita, byose arabikubita. Sindi butinde muri ayo makuru, nashatse kubabwira umurongo wa 8 w'igice cya mbere uburyo Imana yamutangiye ubuhamya bukomeye. Ibintu byose birashira byose. Haza abagabo bane bazanye amakuru mabi, basanga Yobu ahantu yicaye bazana amakuru mabi. Umugabo wa mbere aramubwira ngo abashera baraje, ingamiya barazijyanye n'ibintu byose barabijyanye, n'abagaragu barabishe n'indurokotse. Haza undi wa kabiri aramubwira ngo umuriro uvuye mu ijuru uhitanye za ntama zose 7,000 bose n'abagaragu barapfuye, nazo zirapfuye n'ibyo urokotse. Haza uwa gatatu aramubwira ngo bakarudaya batwaye indogobe n'amafizi yahingaga n'abagaragu barabishe n'indurokotse. Uwa kane aramubwira ngo umuyaga uvuye mu butayu, hanyuma ugwiriye yanze abahungu bawe bose bari barimo n'abakobwa n'abagaragu bari kumwe nabo bose barapfuye n'injurokotse. Umugabo areba abagaragu bane bamuhaye ayo makuru, aravuga ngo nta kindi, umwanzuro umwanzuro mu mutima, reba uwo mutima, reba umuntu w'Imana mwiza umubonera mu myanzuro afata. Umuntu w'Imana uyoborwa n'ijambo ry'Imana umubonera mu myanzuro, umwanzuro afasha niba ugaragaza ngo uyu muntu ni uw'Imana cyangwa uyu muntu ntaragera ku kigero cyo kwemerwa n'Imana. Uyu mugabo ngo ashishimura imyenda ye, ngo hanyuma ngo ajya mu ivu, ngo yirundaho ivu wasenga, avuga amagambo akomeye ku murongo wa 20 w'igice cya mbere cyayo. Aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wambaye biriya byose byagiye, kandi niwe ubyisubije. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo izina ry'Uwiteka nirishimwe. Uwo ni Yobu. Yavukiye amezi 9 nk'ayawe mama, nk'ayawe mwene data. Yobu yabayeho nk'uko n'abandi bantu bose babaho, ariko muri ibyo byose ngo ntiyacumura ku Mana, niko Bibiliya ivuga. Imana imwemeye ari boss Imana yamwemeye ari boss, imwemera arwaye inamwemera avuye no muri ibyo bigeragezo. Yesu nakugirire neza mwene data, kandi Imana igufashe nawe, nanjye Imana ifashe. Ushobora kwibaza ngo hamwe n'ibi bibazo Jean Paul aribwira yuko hari umuntu n'umwe no muri ibi bihe turimo Imana yapfa kwemera, n'inzara ihari n'ibibazo bihari. Oya abantu b'Imana bariho, abagore bubaha Imana baracyariho, abagabo bubaha Imana baracyariho, yemwe mw'abasore mwe, abasore bubaha Imana baracyariho, mw'abakobwa mwe, abakobwa bubaha Imana baracyariho. Ntabwo Imana yabuze abantu. Ibyo bintu Imana yabibwiye Eliya, iramubwira ngo haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali, 7 biracyahari, abantu b'Imana baracyahari. Imana irakwemera, tunga umutima Imana yemera, baho
mu buryo wemerwa n'Imana. Reka amanota abantu baguha, reka amanota abantu baguha. Abantu bajya bibeshya, abantu bajya baguha, abantu bajya badukomera amashyi, mwarimu nawe bakagukomera amashyi, yewe ndakwemera n'undi ndakwemera. Reka da, abantu bajya badukomera amashyi, ariko jya ureba, jya witonda urebe niba ari Imana yakomye. Abantu baribeshya, abantu baribeshya. Niba nabaganira ijambo rivuga ngo kwemerwa n'Imana. Ese Imana irakwemera? Imana iratwemera? Nyiryo Yobu ibyo byose biciyemo, byose birangiye, byose Imana iravuga ngo mbonye umugabo nabaho mbonye umugabo. Ntibyaragarukiyeho. Imana yongeye kumuvuga ikindi gihe, imuvuga ikindi gihe. Musoma Ezekiel 14:14 uraza kubyumva. Yamuvuganye n'abandi bagabo babiri. Ezekiel 14:14 Imana iramuhamya, iravuga ngo mu bagabo nagize yo barimo. Ezekiel 14:14 wumva aya magambo buryo Imana imuvuze. Were kuri 13 mwana w'umuntu, igihugu nikinkorera icyaha kigacumura, nanjye nkakiramburaho ukuboko kwanjye, ngakuraho ubushingikirizo bw'umutima, maze nkagiteza inzara, nkagitsembamo abantu n'amatungo. 14 naho cyaba kirimo abantu batatu, Nowa, Daniyeli, Yobu, gukiranuka kwabo kwakiza ubwabo bugingo gusa, niko Mwami Uwiteka avuga. Umva, igihugu ushaka gukirimbura nkagikubita kubera ko cyakoze icyaha, ariko nubwo cyaba kirimo Yobu, gukiranuka kwe, Imana yongeye kumuvuga. Abantu bajya bavuga ko Yobu atabayeho. Ni abantu barimo baravuga ibyo bashaka, bakazana n'amateoloji yabo ariko atarayumuka. Yobu yabayeho, dore yongeye kumuvuga, dore nguyu. Muri Ezekiel yamuvuze mu bunyage, Ezekiel yahanuriye mu bunyage. Navuga ngo nuko cyaba kirimo Yobu, nzamuteruramo abandi bice, ariko gukiranuka kwe kuzatuma ngize ubugingo bwe. Imana iramuhamije nanone. Yabaye umugabo wemeje Imana, yagize umutima wemeza Imana. Yobu yafashe umutima w'Imana, Imana irafatwa kubera umutima wa Yobu. Reba umugabo ufusha abantu 10, reba umugabo ufusha abantu 10 b'abasore n'inkumi, ariko akavuga ngo Imana ihabwe icyubahiro. Imana imwemera apfusha, Imana imwemera imirimo igenda, Imana imwemera imitungo y'ige, Imana imwemera arwaye ibibyimba, ariko ntiyigeze atuka Imana. Imana imwemera ari boss, Imana imwemera akennye, Imana imwemera ibihe byose. Reba, ariko twebwe turimo turakira, twabona udufaranga, umuntu yagura akamodoka, umuntu yatangira kubaka akaetaje, umuntu yabona amafaranga, amateraniro akajya yiteranya na siporo. Igihe cy'amateraniro akigira muri siporo kubera udufaranga abonye vuba. Ariko Yobu ari boss. Imana yamwemeye ari boss, imwemera ari umukene, apana umukene bisanzwe, umukene w'umutindi. Umugore yaragiye, inshuti ziragenda, abana bapfuye, imwemera n'inzara zaravuyemo, yishimisha urujyo, akajya avuga ngo nzi ko umucunguzi wanjye ariho, amaherezo azahagarara mu isi, uruhu rwanjye rigumara kubora, nzamwirebera n'amaso yanjye. Abwira abahungu barimo kumuseka, arababwira ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, nta kizatuma ntaba inyangamugayo. Kuri 23 yo mu murongo wa 8 arabasubiza, arababwira ngo izi zira nyuramo nubwo zingerageza, nzava mumeze nk'izahabu. Mu bunyage mugarutseho. Muri 20:30, Imana izatinyuka kukuvuga wowe, ikubwira abana bawe, izatinyuka kukubwira abitorero ko bagize umushumba, ko bagize umukozi w'Imana, ko bagize umuvugabutumwa, ko batoza umuhanuzi. Tuzatinyuka kuvuga ngo iri torero ryagize umuhanuzi, tuzatinyuka kubivuga. Ko mbona ibi bihe n'abahanuzi byabishe, ko mbona ibi bihe n'abavugabutumwa byabakubise hasi, ko mbona ibi bihe byagaraguye abantu, ko ibi bihe mbona byagaragaje abantu abaribo. Haranira kwemerwa n'Imana. Menye neza ko Imana itarobanura ku butoni mu mahanga yose. Uyubaha agakora ibigukiranuka niwe Imana yemera, ititaye ku kintu icyo ari cyo cyose, ititaye ku bitambo byawe byinshi n'amasaha yawe menshi ku rusengero, ititaye kuri ibyo.
ititaye kuri ibyo. Uwo yemera nuko ibyo gukiranuka. Ntabwo ko gukiranuka ari ukwanga ubugome, gukiranuka ni ukwanga icyaha n'igisa n'icyaha. Ibiri mu mutima, ibyakozwe n'ibitarakorwa, ibyagambiriwe kubyanga ari ibyaha ntunabigambirire. Niko ba Daniyeli babikoze rimwe 8 ngo bagambirira mu mitima yabo kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Uko niko kwanga ubugome, uko nicyo bita gukiranuka. Imana nigufashe, Imana nibane nawe mu izina rya Yesu kugira ngo wumve neza icyo Imana igushaka. Intambara urimo ni iyihe? Ushashana ufite ni ibihe? Niki abantu abantu gute? Ushashana dufite ni ukuhe? Abantu reka abantu bose badushiraho, abantu bose bazatugeza kuki? Reka bujyaja umugabo wanjye nyemere, ukigira gutya kugira ngo umugabo umwemeze, ukigira gutya kugira ngo umugore umwemeze. Umugore ufite aho wamuca n'umugabo ufite aho uzamuca, ariko Imana uzayica he? Reka bose mwemeze, nigire neza, byibura bose abone ko ni mwiza. Reka da umutima w'uburyarya Imana iwukurinde, umutima wo kurimanganya Imana iwukurinde, nanjye umundinde. Ahubwo Imana iduhe umutima mwiza kugira ngo twemerwe nayo. Yesu nabane nawe, Yesu akugirire neza, kuko ibyo abantu bavuga n'ibyo abantu barata si ibyo Imana ikora. Nimwibuka igitabo cya Samuel, abari bose wareze Samuel wa mbere, igitabo cya mbere cya Samuel 16 guhera ku murongo wa 7 nushaka kugeze ku murongo wa 8 cyangwa uhere kuri 6 karindwi 8 iyo 30. Imana ibwiye Samuel ngo genda kwa Yesayi mushakire y'umuntu uzaba umwana. Byagenze gute? Samuel ntiyabonye Eliyabu, akabona na runaka. Baraza abana barindwi, baraza ariko Samuel baravuga ngo dore abantu beza. Ariko abo bantu beza uko abantu batubona hanze siko Imana ibitureba. Tunganya umutima wawe, nanjye ntunganya umutima wanjye. Ibintu bikorerwa imbere ni ibintu bikomeye, aho abantu batabona Imana irahabona. Nicyo ndimo ndakubwira. Burya abantu bagukomeye amashyi, abantu barakurase, ariko reka kugabukira ku byo abantu bareba, ahubwo ite kuri icyo kintu Imana iri kureba. Hanyuma icyo abantu batabonye ariko Imana ikaba yarakibonye, ukihane, hanyuma Imana yemera umutima wawe kandi Imana ikugirire neza. Bibiliya ari kuvuga muri Yesaya 66 ku murongo wa 2, haravuga ngo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahindusha umushitsi n'ijambo ryanjye. Ni umuntu uca bugufi, ni umuntu ubize umutima umenetse. Baraje baraserebura, Eliya baraza, hanyuma Imana iramubwira ngo Samuel siwe, haza Abinadabu. Imana iramubwira ngo siwe, haza Shama, siwe, haza uwa 4, haza n'uwa 7. Imana iramubwira ngo abo bahungu bose ntabwo mbemera, bafite amaboko manini ariko nta mutima bagira. Bizi gisirikare, abasirikare bakomeye, n'abagabo bagaragara ku burebure, n'abagabo bagaragara ku gihagararo, n'abagabo bagaragara ku buranga, ariko ibyo byose sibyo njyewe ndeba Uwiteka, njyewe ndeba mu mutima. Niko Imana asubije Samweli. Hanyuma Imana iramubwira ngo nimurye nimunywe, uwo shaka ntabwo ari hano. Samweli abaza Yesayi, aramubwira ngo se nta wundi mwana uhari? Yesayi aravuga ngo kandi gasigaye ni agahererezi. Hanyuma Imana iramwongorera, iramubwira ngo ntimurye ntimunywe, ako kana kataragira gute, kataraza. Nubwo ari agahererezi, nubwo katagira amaboko manini, nubwo katizi igisirikare, ariko gafite umutima w'Imana. Gafite umutima, nubwo kadafite experience mu gisirikare, nubwo kakiri akana, ariko gafite umutima. Umutima wako ndawemera, ariko umutima wa Eliyabu sinwemera. Imana bane namwe, Imana bagirire neza. Reka mfate umwanya dusenge. Iminota irahagije yo kugira ngo abantu wumve neza icyo Imana igushaka. Reka dusoze tuvuge ngo ese urumva umeze ute? Imana wowe irakwemera. Ushobora kuba utarakizwa, wabwira Yesu ngo Yesu ndashaka kukwakira mu bugingo bwanjye. Nukuri ube ahantu hose, ahantu wicaye, ahantu urimo kumva ubutumwa, uri kumva ubutumwa bwiza, ubwire Yesu ngo Yesu ntabwo numva umutima wanjye wemera. Nukuri harimo ibibi byinshi, nta wundi wo kuntabara, nta wundi wo kungirira neza. Humura, Yesu agufitiye imbabazi. Humura, Yesu aragukunda, yapfuye kubera wowe. Mubwire ngo Yesu umutima wanjye ndawuguhaye, hanyuma ushiremo ibyiza kugira ngo nemerwe. Hanyuma ushobora kuba waraguye,
ushobora kubona warahuye n'ingorane n'intambara nyinshi, wahuye n'intambara nyinshi, wahuye n'ubukene urirwanirira, wagiye mu bintu byinshi, wagiye mu madeni atari ngombwa, wagiye mu madeni atari ngombwa urirwanirira, ariko Imana igufasha, Imana kandi yakugirira neza. Warageragejwe barakuvuze disi, ariko kandi wabibwira Imana, ngo narananiwe cyane, narananiwe. Ariko urugero rwiza rwa Yobu, ashoje Imana imwemera, ngihita imushumbusha, imuhereza ngo ibintu byose byikubye kabiri, imusubiza abahungu be n'abakobwa 10 ngo abahungu beza, abitwa bayemima niho bahise bavuka, kubera ko Imana yamwemeye, iramushumbusha, imugirira neza. Nawe humura, ushobora kuba waratsinzwe, ushobora kuba wararwanye ugatsindwa kugeza ubwo umutima wa Imana itawemera, ariko turi imbere y'Imana, turacyafite amahirwe. Vuge ngo Yesu, mandi mahirwe umbabarire, hanyuma umpe imbaraga zo gukora ubushake bwawe. Ndimo kubaganije muravuga ngo haranira kwemerwa n'Imana. Iby'abantu n'abandi n'ibyo mu madini, nta dini izakujyana kwa Data wa twese, ahubwo kwemerwa n'Imana nibyo bizatuma twumva impanda y'Umwami wacu Yesu Kristo. Yesu nabitaho, Yesu nabagirire neza. Dusenge, hanyuma ngufashe ushaka kumwakira Yesu, hanyuma uravugira mu mutima wawe gusengera, nawe ushaka kubyuka, nawe ushaka imbaraga. Twese dusenga Imana kugira ngo Imana itugirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Mana yacu ndagushimiye mu izina rya Yesu. Gushimiye ubuntu bwawe bukomeye watugiriye kugira ngo tube muri uyu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. Uri Imana yo kwizerwa, kandi uri Imana y'imbabazi nyinshi, kandi uri Imana idakiranirwa kugira ngo yibagirwe ibyo abera bakora, kandi uri Imana igirira ijambo ryayo kugira ngo izarisohoze. Turaguhimbaje Uwiteka Imana, kubera ko imbabazi zawe ari nyinshi cyane. Sengeye mwene data umaze kumva ijambo ryawe, kandi akaba afashe umwanzuro mu mutima, yifuza ko wamwemera, yifuza ko wamwakira, ukamwandika mu gitabo cy'ubugingo. Kuriya arimo kwatura, kuriya arimo kurira, kuriya umutima we urimo kukubwira icyatumye akubabaza, Mwami umwakire. Turamukumurikiye mwene data mushiki wacu, turamukumurikiye kugira ngo umwakire, ave mu gitabo cy'urupfu yandike mu gitabo cy'ubugingo, hanyuma azaragabura abera bose ubwami bw'Imana. Sengeye mwene data na mushiki wanjye bacitse intege kubera ibihe runaka baciyemo, ibihe by'ingorane n'ibigeragezo. Ariko ijambo ryawe muri Yakobo 1:12 niko havuga, haravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Turacyari mu isi yo kugeragezwa, turacyari mu isi y'ingorane n'amarushwa, turacyari mu isi y'inzara n'akaga, turacyari mu isi yo kurenganywa, turacyari mu isi y'ibigeragezo bitandukanye. Ariko ngo namara kwemerwa uwo muntu azambikwa ikamba ry'ubugingo. Mwene data wacogoye, mushiki wanjye wacogoye, umushoboze kwihangana kugira ngo yemerwe. N'uyu munsi abarimo guca mu ntambara, batarabyara, batarabona akazi, bari mu ngorane zitandukanye hirya no hino ku isi, barimo baraca mu bikomeye. Muri uyu mwanya ni umukozi wawe, ndabasengeye kugira ngo bahe kwihangana, kugira ngo rya kamba ry'ubugingo bazarisingire igihe tuzaba dutashye. Urakoze Mwami, icyubahiro n'ikibi cyawe, kandi twese uduha imbaraga, hamwe nabo dufatanije kumva ijambo ryawe, uduha imbaraga zikomeye. Itorero ryawe twuzuza umwuka wera kugira ngo tuzasange tukwiteguye, kandi duhe kuba maso kugira ngo tuzumve impanda y'Umwami wacu Yesu Kristo. Urakoze kubikoze, urakoze kubyumvise, utanga ihumure mu mitima y'abamaze kumva ijambo ryawe, kandi tange kubohoka, tange gukira mu mitima y'abarimo kumva ijambo ryawe. Uriherekesha ibimenyetso n'ibitangaza bibatura ubwoko bwawe. Tubisabye Imana mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Yesu abaho